Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uwa mbere w'icyumweru cya 25 by'umweru bisanzwe, tariki 23 Nzeri 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Padre Pio. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'Imigani, umutwe wa 3:27 kugeza ku 34. Mwana wanjye, ntukirengagize kugira neza ubikeneye kandi ubishoboye. Niba ufite icyo gusaba, ntukamubwire ngo genda uzagaruke ejo niho nzaguha. Ntukagambanire mugenzi wawe kandi ari we mwabanaga akwizeye. Ntihazagire uwo mutongana nta mpamvu mu gihe nta kibi yagukoreye. Ntuzifuze kumera nk'umunyarugomo cyangwa ukurikire imwe mu nzira ze, kuko Uhoraho yanga abagome agakunda ab'indakemwa. Uhoraho avuma inzu y'umugome ariko agaha umugisha aho intungane zituye. Asuzugura abapfayongo agatonesha abicisha bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 15. Uhoraho intungane izatura mu nzu yawe. Uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe? Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri k'umutima we. Nutagirira abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Uwo muntu arebana agasuzugura uwigize ruvumwa, maze akubaha abatinya Uhoraho. Ntabwo yivuguruza, yagurije undi nta mutegaho urwunguko, ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye. Ugenza cyo wese azahora indatsimburwa. Uhoraho intungane izatura mu nzu yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 8 umurongo 16 kugeza ku 18. Muri icyo gihe imbaga ikabikorana iruhande rwa Yesu, abacira uyu mugani ati: nta muntu ucana itara ngo rishyire munsi y'ikibindi cyangwa munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko agira ngo rimurikire abinjira bose. Koko rero nta cyahishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga rizahera ritamenyekanye. Mwitondere rero uburyo mwumva ayo magambo, kuko ufite byinshi ari uzongererwa, naho udafite n'icyo yibwiraga ko afite bazakimwaka. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nyagasani akurinde, agufashe, aguhe kumunogera mu buzima bwa buri munsi, bityo uhinduke uko ushaka. Uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Padre Pio. Batubwira ko Padre Pio ari mu bagize impano nyinshi, ingabire nyinshi Nyagasani yamugabiye, harimo no kugira ibikomere 5 bya Yezu byamukururiye nanjye kuvuga itotezwa mu butumwa bwe. Ariko batubwira ko umubano yarafitanye n'Imana wagiye umusigasira bigatuma akomera, ubwo cyane cyane agaruka ku isengesho nk'inzira nziza itugeza mu ijuru. Ubwo busabanira Imana yagize bwatumye koko komera mu isengesho ndetse anakomeza n'abandi. Gukomera ku isengesho nk'inzira itugeza mu ijuru. Amasomo kintu byacu duteguriye adufasha kuzirikana ku ngingo igira iti: ibyahishwe bizahishurwa. Aho ujya utekereza ko umunsi umwe ibyo wahishe bizahishurwa. Uri usenga urushaho kugenda umenya Imana, bigatuma uhishura ubuzima buri imbere, ubuzima bw'ijuru. Dore ko turi hano ku isi nyine nk'abagenzi bitegura kujya mu ijuru. Ese mubyeyi, uwakubwira ko ibintu wahishe umunsi umwe bizajya habona, wabyishimira? Yego nyine wabyishimira niba ari byiza, niba icyo wahishe ari cyiza. Ariko se niba warahishe ikibi, aho nawe wabyishimira? Cyangwa wazarakazwa ukabazwa nuko cyagiye habona? Nta gihishwe kitazahishurwa. Iyo wari uzi ko igihishwe cyose kizajya habona, wakagombye gukora neza. Uwo twabizirikanye mu gitabo cy'Imigani twatangiye kuzirikanaho, kudashyira icyiza ejo ahubwo ukagikora. Niba uzakora icyiza, gikore none aho kugishyira ejo. Ntukirengageze kugira neza ubishoboye kandi ubikeneye. Niba ufite icyo gusaba, ntukamubwire ngo genda uzagaruke ejo nibwo nzaguha. Amen. Gukora icyiza igihe bigishoboka, kuko twese icyo tuba dushaka ni ugukora neza tugambiriye kunyura mu nzira nziza y'Imana. Naniyo ntero muri mbere Zaburi no munsi ati: Uhoraho intungane izatura mu nzu yawe. Amen. Gutura mu nzu y'Uhoraho ni ugukora neza, n'ubutungane.
iyi nzira y'umukiro niyo Yesu Kristo yifuza kutuganisha none mu ivanjiri. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko wabonye Imana ni ukuyibona ukayereka abandi. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko wahuye n'Imana ni uguhura n'Imana ariko ugahura n'abandi, ugahuza n'abandi kandi ntuhuzagurike. Nawe igihe cyose uzahuzagurika uzamenye ko utari kumwe n'Imana, kuko Imana icyayo ni umurongo mwiza, umurongo w'urukundo. Na niyo mpamvu Yesu Kristo uyu munsi adusaba gutera indi ntambwe. Niba koko uri urumuri ugomba kuboneshereza abandi, itara rimurikira abandi mu kigereranyo cy'itara tugomba gushyira ahabona kugira ngo riboneshereze abandi. Ivanjiri ije kwereka ubugwaneza. Niba koko uri umugiraneza, abandi nabo bagomba kubimenya ubuhamya dutanga niba twahuye n'Imana. Twongeye tuzirikane Musa iyo yajyaga kureba Uhoraho, yajyaga guhura n'Imana, ngo yavagayo uruhanga rwe rubengerana, yahuye n'Imana, nuko bose nyine bakabibona ko avuye guhura n'Imana. Nawe rero kimwe bizakubwira ko uhuye n'Imana ntabwo ari amaboko atanga, ahubwo uruhanga rubengerana. Uruhanga rubengerana bishaka kutwereka urumuri, kubona Imana, kuko Imana ubwayo ni urumuri rw'isi. Ivanjiri umunsi kandi irashaka kutubwiza kugeza kure hashoboka. Hari amategeko abiri aranga umuntu wese ukora, ni ukugeza kure hashoboka ukora neza, maximize. Itegeko rya kabiri ni ukugeza hafi hashoboka igihe hari icyo uri gukora, minimize. Nguko gutereka itara ryawe hejuru rikaboneshereza abandi urumuri, kuko nta gihe kitazahishurwa. Akenshi iyo ibintu ari byiza dukunze kwirata tukabishyira ahabona ni byiza, ariko iyo ikintu ari kibi buri wese ahana ko ajya kugihisha, akagihisha yifuza ko nyine kitazajya habona, yifuza ko kitazagaragara. Ariko Yesu niwe utubwiye ati nta gishu kitazahishurwa. Na niyo mpamvu buri wese agomba kwisuzuma n'umunsi akongera akareba mu mutima we, hanyuma ikibazo uti harya ni ibiki mpishe. Ibintu mpishe biramutse bigiye habona, niba narahishe igisasu, amaherezo kiramutse kinturikanye nazabigenza nde? Ibyo twahishe bitari byiza. Buri wese afite ibyo yahisha, ibyo yihishira. Ugiye baza uti harya ni byiza cyangwa ni bibi? Niba ari bibi bijugunye, niba ari byiza bireke. Byabe n'ibyo ko baguhereza inyama ugacira ukajugunya, baguhereza umuriro ukamira. Ibintu duhisha amaherezo bizajya habona. Ivanjiri iratwerekeza ku buhamya bw'ubuzima bwacu. Icya mbere, Yesu ntago avuga amagambo gusa, ahubwo icya kabiri ibikorwa. Amagambo ayashyira mu bikorwa, ariko icya gatatu ni ubuzima, imibereho, ubuhamya. Yavuga Ikinyarwanda igira iti kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe yikabibanziriza byose. Amen. Ubuzima bwo kubaho, urugero rw'ubuzima bwacu nirwo rutuma abandi bahinduka, abandi babona, bakabona inzira nziza y'umukiro, inzira ibaganisha ku Mana. Na wundi wasangiye wacu twaragiye duhinduka imyijima, abandi bagatuma abandi batakurikira Imana kubera ubuhamya bwawe ubahereza nk'umukristo, bagakubona mu rusengero, bagakubona mu kiliziya, ariko ubutumwa utanga, ubuhamya utanga bw'ubuzima bwawe ukaba uri kugusha abandi ingero mbi z'ubuzima bwawe. Rero ni ukuba urumuri kugira ngo utazajya uhisha ibikorwa bibi imbere, hanyuma ukajya kwigaragaza ukigaragaza neza. Nta gishe kitazahishurwa. Ibyo wahishe amaherezo bizajya habona. Mubyeyi, muri aka kanya ufata agatambaro, kuko hari igihe waza kugira za emosiyo ukumva ufite ikiniga, uze kwihanagura igihe cyo kurira nikigera, biremewe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa yabyariye iwabo. Bya bindi by'uko hari igihe umuntu aba intwari, we akaba yanabyaye n'umwana. Uzi ko hari n'abandi benshi atifuza ko n'uwo mwana yagera ku isi. Rero uwashoboye kumubyara, twirengagije uburyo yamubyaye, uwo ni intwari. Nuko inkuru umwana isubira inyuma, wa mukobwa wamaze kubyara ari iwabo, ari abaturanyi, ari n'uwamuteye inda, bose baramwigarika, batangira kumutoteza. By'umwihariko uwamubyariye amwanga urunuka, ati ntituzongera no kuvugana. Ubwo iyo ndutayikuyemo ntituzongera kuvugana. Wa mukobwa abaho ngaho muri ubu buzima bwoye bw'agahinda, bw'akababaro. Igihe cyaje kugera ahetse umwana we ku rugendo, amuhetse mu mugongo, aza kugira amahirwe. Bya bindi by'uko Imana nirebera umutindi,
wa mukobwa agira atya agwa kuri zahabu arayitora. Bishoboke ko hari abari bayisize. Nuko ayitoye abonye ko baza kumufata bakayimwambura, ayiterera mu mugongo aho yarahetse umwana, agira ngo najya n'abahura nabo ntibamenye ibyabaye. Nuko ayihisha mu mugongo aho yarahekeye umwana nanone. Ageze imbere yumva umwana ari kurira cyane. Agiye kureba, agiye gushaka zahabu arayibura. Atangira kubona nkaho umwana nyine yayiriye, yayitamiye. Nuko atangira avuze induru bamutabare. Ahera ku mugabo mbere w'umuntu yari umutegetsi ukomeye cyane, aramubwira ati yewe wa mwana yamize zahabu, none tubigenze dute? Nuko wa mugabo aramubwira ati umva, ndemera ngurisha imodoka yanjye nari mfite kugira ngo umwana wanjye nze bamukuremo iyo zahabu. Wa mukobwa agira atya abwira undi mugabo wundi nawe ukomeye muri ako gace, aramubwira ati wa mwana yamize zahabu, none tubigenze dute? Ngira inama. Ati nari mfite inzu ya etaje, ngiye kuyigurisha mpaka uwo mwana shakisha uburyo bwose bushoboka bamubage bamukuremo iyo zahabu. Uwo mwana wanjye ngiye kuza ubundi mubagisha bamukuremo iyo zahabu. Abibwira n'uwa gatatu n'uwa kane, abagabo bane b'ibikomerezwa, buri wese amubwira ikintu cy'agaciro agiye kugurisha gihenze, ibibanza, amazu, amamodoka, ubundi baze babage wa mwana bamukuremo ya zahabu. Nuko babagabo uko ari bane, uko bose bayoboraga intara ko ari enye amerekeza ane yo muri ibyo bice, mu minota mike bahuriye aho ngaho, aho umukobwa yari aho ngaho mu gihuru. Umwana ari kurira bikomeye cyane. Nuko barahageze, buri wese bishoboke ko yarazanye muganga uje gusatura wa mwana, uje kumubaga kugira ngo bakuremo ya zahabu. Uko bakomeje kugenda basigana ati uyu mwana n'uwanjye, uyu mwana n'uwanjye, umwana n'uwanjye, ni njye ugomba kumubagisha nkamukuramo iriya zahabu, umwana n'uwanjye. Babagabo siko batangiye gushwana ati umwana n'uwanjye, ni njye wamubyaye, ni njye wamubyaye, ni njye wamubyaye. Bose baratangira barashwana. Umwana asa nanjye, umwana asa nanjye, umwana n'uwanjye, umwana n'uwanjye. Uko abagabo bakomeje gushwana, bazanye nanjye kuvuga ibyo bagiye kubagisha wa mwana kugira ngo bakuremo ya zahabu. Uko bakomeje gushwana, bari kumarana, bari kuryana, bari gutongana, bari kurwana. Mu gihe bari kurwana, wa mwana ati nukunanganaga. Wa mwana abarapfuye, apfa batarumvikana nyirawe kugira ngo abari ufata icyemezo cyo kumubaga amukuremo ya zahabu. Na nubanza bakiri kurwana, bari gupfa uwo mwana upfanye zahabu, badashoboye kumvikana uri bufate ya mbere ngo mukuremo iyo zahabu, ubundi ayitware, ubundi akire. Yewe na n'ubu ntibarumvikana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko nta gishe kitazahishurwa, reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kudufasha gushyira urumuri mu bintu byose dukora. Icya mbere bajya bavuga bati burya se w'umwana amenywa na nyina. Iyo uyu mubyeyi akiza guca izi mpaka, agafata icyemezo ati umwana n'uwuyu, ubanza uyu mwana yari kurama, bari no kumujyana kwa muganga, wa mwana akabaho. Birangiye rero ntawe umenye nyiri umwana. Bagabo bose bikomerezwa, uyu mwana batamuhuriyeho, baje bahuruye, birangira badahuje, baje batabaye ariko birangiye baje gutaba. Kubera iki? Ntago bamenye nyine umwana wabo. Kutamenya abana wabyaye, kutamenya abana bawe, uwo n'umwijima, nta rumuri ruraho. Urasaba gushyira ibintu ku murongo, uwo igihe kizagera umwana akamenya se, umwana akamenya ababyeyi be. Icya kabiri, hari umuhanga wavuze ati ngo burya se w'umwana amenyekana akuze. Yarashatse kuvuga iki? Ngo igihe umwana akiri uruhinja aba ari gutwara depense nyinshi, ariko iyo amaze gukura, production, abonye akazi, abonye imibereho, nibwo base bajya bagaragara bati ninjye wakubyaye. Iyo umwana nyine kazahabu kamaze kuza ati ninjye wakubyaye, undi ati ninjye wakubyaye, ninjye wakubyaye. Kaza gusanga umwana agiye abona ababyeyi amaze gukura, kandi akiri umwana bari baramwigaritse, bose baramuhungese, baramuhaye akato. None amaze gukura, abonye ku rufaranga, abaye zahabu. None nibwo twese dutangiye duti umwana n'uwanjye, umwana n'uwanjye, umwana n'uwawe, umwana n'uwanjye. Base umwana bagaragara iyo umwana amaze gukura. Ngo umwijima abantu benshi turimo, twebwe dushaka buri gihe gufata ibyaragiye, produit fini. Ariko icyakubwira uburyo umwana yavutse, uburyo yahangayitse, uburyo mama we yahangayitse,
uburyo wamujugunya ukamutererana, none uje ibiryo bari kubyarura. Tekereza nawe wavunitse, uragoka, urateka, warangiza guhisha, undi akaza ati vaho aba ari njye warura. Kandi byaba kwarura ibyo utigeze uvunika, ibyo utigeze uteka, ibyo nabyo n'umwijima. Icya gatatu twazirikana ni uko umwana burya ari zahabu. Akenshi dushaka guhishira ibyubahiro byacu, bya bindi nyine twahishe, tukaza kwibagiza ko umwana ari zahabu. Uteye umukobwa inda, watwaye inda, ariko icyo uri gushaka gusigasira cya cyubahiro cyawe, ukibagirwa ko umwana ari zahabu. Igihe wa mwana azaba yamize zahabu, aho nawe ntuzajya kumusatura kugira ngo ubanze ukoremo ya zahabu, ukirengeza agaciro k'umwana. Nk'uko abana benshi bagiye bapfa kubera ababyeyi babo bari gukomera ku cyubahiro cyabo. Nuko rero umwana bakamutanga igihe wa mwana azabaza. Ariko igihe uzumva ko umwana yabaye zahabu, aho uzahurura uje kugira ngo umwiteho, umutabare, ariko uje no kumutaba. Tekereza nawe uyu mwana ukoranyeho ibi byuma byose ngo ni ababyeyi bawe, aho se bajya batambuka ahangaha mu rugo bamugira nabi. Koko uyu mwana koko yabaho nyine? Kurira ifoto nawe uri umuyobozi ukomeye cyane, ujya by'agatangaza, ameza yatatse nk'ayandi ya Salomoni waryaga by'agatangaza, ariko umwana wowe inda n'umugongo byenda guhura kubera inzara, kubera ubukene, ariko uri kujya by'agatangaza. Kurira ifoto nanone y'umuyobozi uryama mu nzu zikomeye cyane, ariko umwana we aryama mu ikanevu, aryama mu gihuru mu kigunda, kandi wicaye ngaho nta gije kitazahishurwa. Igihe kizagera uwo mwana azakurega kandi azagutsinda. Navugaga imbere y'Imana, naho imbere y'abacamanza b'inosi ho ntibyashoboka kubera ko uwagize ugumenamo. Navugaga urumogi, nuko rero ugapfukirana, nyamara ushobora gucana ugacana, ariko ngo ntawuhisha umwotsi, kuko nta gije kitazahishurwa. Ongera urebe ibintu byose bitse mu mutima wawe. Buriya umuntu mubana aramutse amenya imigambi mibisha umufitiye, aho yakonya no kugusuhuza, cyangwa yahita yiyahura kubera ko abonye ko nyine nta muntu bari kumwe, ari kumwe n'ingambanyi, ari kumwe n'umwicanyi n'umugome, kaza kurangira aguhunze. Ibyahishwe nyine bigahishurwa. Inabi mfite mu mutima wanjye iramutse igiye habona, aho ngaho hari wakongera kumpa n'igikombe cy'amazi, hari wakongera kumvugisha. Gusukura imbere yacu, gukora neza igihe cyose, kugorora imitima yacu, maze Nyagasani atahi wacu tumubone, atumurikire, hanyuma natwe tubura urumuri rw'abandi. Umuntu wese wavanye urumuri kwa Kristo arabona, yamara kubona akajya no kuboneshereza abandi. Ngubwo buzima ugomba kubaho, ubuzima butari bwa kashakashi, ubuzima butari bwo kugenda ubebera, dore kugenda hububa abonwa n'uhagaze. Buri gihe kamenya ko Yesu ari wanjye, arifuza ko ubuzima bwanjye bwanyura mu mucyo w'urumuri, utangaza umucyo, bityo ibyo ukoze byose bikaba ari ibigana kuri Kristo, urumuri nyakuri, nta guhengeka, nta kugoreka, ubuzima budakemangwa, ubuzima bw'indahemuka, ubuzima buzira amakemwa. Umubano wa Yesu nawe ukaba nta makemwa. Padre Pio Mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padre Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.